ugiye gusubiramo ibintu ndajya mvuga, ndajya nkubaza ibintu usubiremo sibyo? Nitumara nidutambuka step 10 amafaranga ndeta nyaguhereza inoti ya 5. Uri tayari? Umuhondo, ubururu, umutuku, harya witwa Niki. Zero. Vuga Liverpool. Chelsea. Ufaniye ikipe? Liverpool. Hello my people, this is your boy Solake. Twagarutse kuri Flight Legacy. Uyu munsi tubazaniye challenge imeze gutya. Ahangaha twatemberanye mu murenge wa Gango, tugiye kuyadura n'umuntu tukamubaza ibibazo yatsinda bikaba ari inoti ya 5. Buri kibazo cyose kirajya kiba gifite condition yacyo. Umuntu uri tayari turajya tugendana nawe. Ahangaha nawe n'umwana w'umukobwa mwiza cyane ngo ni Nyampinga, abantu mwese muramubona. Oh my god! Kabisa. So rero reka tuanze tumwakire. Sister witwa nde? Banyita Niki. Bakwita Niki. Nikakora iki? No mukomedi. No mukomedi. Niki, ahanga mfite ikibazo. No ndakikubaza nugikora ndaguhereza amahirwe 3. N'ubu ugikoze inoti ya 5 tureta tuyigura. Tayari? Gitanuka kiyo. Ndayaguha. Uri tayari? Wowe amafaranga yirengeshwa. Uri tayari? Dukore? Ndi tayari twaje. Ugiye gusubiramo ibintu ngiye kuvuga sibyo? Ugiye kuvuga ngo mix a box of mixed biscuit na box of biscuit mixer. Uri tayari? Sha. Happy kabisa. Utsinzwe utagerageje? Sha ndayamanitse. Ayaya, so wamwumvisha umukobwa wa mbere arayamanitse. Basi gerageza. Sha happy kabisa. Mwana w'umukobwa gerageza reka mbivuge intambwe kwindi kugira ngo tugendane sibyo? Bro ikivuna uvuje byarangiye rwose. Okay, ngo andi mahirwe ya 2 sibyo? Ugiye gusubiramo ibintu ndajya mvuga, ndajya nkubaza ibintu usubiremo sibyo? Nitumara nidutambuka step 10 amafaranga ndeta nyaguhereza inoti ya 5. Uri tayari? Twagiye. Umuhondo, ubururu, umutuku, harya witwa Niki. Zero. Turacyakomeje na content yacu. Ahangaha muye n'undi musore kabisa, bose baje barimo barasimburana, mbese umwe ava undi ajyaho. Bro witwa nde? Witwa Dani. Dani akora iki? Dani ni umukomedi. Guys, uyu munsi rwose abakomedi twabonye. Ugende kuri Flight Legacy ukande subscribe, ubundi ibindi byose uzajya ubibona unabakurikirane gake niba wabakunze. So Dananga dufite challenge, iyo yitsinze ni inoti ya 5 tutiriwe tujya mu bintu byinshi sibyo? Uri tayari? Okay. Hano hari ijambo uri busubiremo ukaresuramo 2 niba warikoze amafaranga uri tuyatwara sibyo? Vuga ngo mix a box of mixed biscuit in a box of biscuit mixer. Kiranga natsinze. Watsinzwe? Okay, vuga twumve. Mix, tugendana ijambo kuri ndi. Mix a box of mixed biscuit in a box biscuit. Byanze. Okay, twekore za challenge z'ikinyarwanda zimwe zitsinze mushiki wacu sibyo? Urajya usubiramo ijambo nde kuvuga sibyo? Uri tayari? Dutangire? Dutangire. Okay, twagiye sibyo? Vuga Liverpool. Chelsea. Ufaniye ikipe? Liverpool. Yes guys, urabona undi muhungu nawe aratsinzwe rwose. Umusani wacu bamwita Dani, mukomeze mumukunde. Uyu munsi abakomedi impano ndaza kuzibereka kabisa. Reka nzi ndebe ko nakira undi muntu rwose ahangaha twikomereza. Uyu munsi ni show, we kanda subscribe dukomezanye kabisa. So guys, uyu munsi rero dore
undi mwana w'umukobwa uyu ni nyampinga rwose ngo ntago yikora niwe Miss muri Gahanga bamundahiye abantu bose mbonye arimo aratambuka bagakoma amashyi. So uyu munsi rero nawe aje kuri challenge yacu, reka tuze twumve aya mafaranga nanjye uyu munsi banze barayatwara. Ubundi ubu ngumba ninjije angahe? Sister witwa nde? Bakwita Teta. Teta akora iki? Uri umukomedi? Ugiye kunsetsa. Uransetsa se? Nibishoboka. Okay. Reka twikomereze na challenge yacu, sibyo? Challenge yacu ni 5,000. Ni ukukubaza ibibazo wabitsinda ukishyurwa nta kibazo, sibyo? Ariko hanga tugiye kugendana n'ikibazo kimeze gutya. Sibyo? Ngiye kukubaza uruzuza imigani 5 y'ikinyarwanda, sibyo? Ndakubaza imigani 5 y'ikinyarwanda n'uyuzuza amafaranga uratwara. Uri tayari? Umwana murizi? Ikimasa cyitonda? Ikimasa cyitonda bavuga ngo nawe utakigira ute? Nabyuze. Okay. Ntacyo reka twikomereze. Dukomeze n'ibibazo bitsinze bagenzi bawe. Ni ugusubiramo ibintu mvuze, sibyo? Nuza kunyemeza andi mvuga ati ndananiwe amafaranga uratwara, sibyo? Harya witwa nde? Okay. Uri ready dutangire? Okay, sawa nta kibazo. Vuga umutuku. Umweru. Umukara. Uyu mukobwa we rwose yaje yiyemeje amafaranga arayatwara. Bantu banje umutima utangiye kundya ariko reka turebe ko ushobora gusanga afite icyizere cy'uko ibyo bintu naza kubikora. Uri tayari? Aha. Turacyakomeje na challenge yacu, noneho umuye n'umukobwa mwe. Uyu wereka mbanze mufatire ifoto. Oh my god! Kabisa umeze ute se? Sawa. Ngaye bwira abantu nakora ka intro karenze cyane. Je nitwa Deborah. Impano mfite mu maraso niyo gukina comedy. Ewa nafite impano yo gukina comedy. Uri tayari tugende na challenge yacu? Ariko njya numva ngo ba comedy man babarenze. Mfite ikibazo cyo kwamafaranga uri tayari? Okay, twagiye, sibyo? Ugiye gusuramo ibintu ndi kuvuga, sibyo? Vuga ngo fasa shose. Nanjye birananiye bagenzi. Okay, twikomereza n'imigani migufi. Sura umunyarwanda se? Okay. Dutangiye n'umugani umeze gutya. Utarabunya no gukora mu nganzo waraye. No gukora mu nganzo birakuna kandi abundi abakomedi babazi imigani y'imigemurano isekeje. Uwo mugani avuga ngo utaraburogwa agira ngo azabunya, sibyo? Dukomeze. Ikimasa cyitonda. Birakuraniye. Dukore ka challenge kare gutsinda abantu benshi. Urasubiramo amagambo ndi kuvuga, sibyo? Uri tayari? Tayari. Aha. So guys, urabona ahantu twatembere abajeni babashe kwagera bose n'abakomedi ariko baratsinzwe kandi batsinzwe n'utubazo tw'amafuti. Dore inote yanjye ya 5 ngiye kujya kuyinywa amata rwose nta kundi. Gusa reka dukomeze tuze kugenda mu nzira n'idura n'abandi natugomeza tubatemo izindi vibe nyinshi hano mu mihanda. We kanda subscribe hano kuri Fly to Legacy, usharinge abashuti we tugomeze tugende. Ciao ni fire.